ibintu bikomeje kuba ingorabahizi kuri social media cyangwa se kuri za Instagram n'ahandi hagiye hatandukanye, kuko ubu aka kanya izindi video zigiye hanze zo bita Umwiza Andy Dorier. Ni video igaragara ko Umwiza Andy Dorier ari muri douche ari kubyina yambaye uko yavutse, agahita hajyaho indi video ari gukoresha intoki mu gitsina cye, ari kwikinisha akoresheje intoki. Ubona ko ari ibintu nyine bigiye gufata indi ntera mw'ino minsi. Ni mu gihe twari turi mu gihirahiro uri mu rutwatwa rw'ibyo turi kubona kuri social media byo bita Kwizera Emeline, cyangwa se bahimbye ngo ni ishwanga. Ubu aka kanya bakaba banamugeretse irindi zina rya Heineken, ngo ni Emeline Heineken. Ibi rero bikomeje guteza ikibazo kuri social media, kuko basohotse izindi video z'uwo bita Umwiza Andy Dorier, aho bari ari gusambana n'undi mutipe, cyangwa se umutipe ari kumurongora. Ubona ko ari video zafashwe mu rwihisho, nimba navuga ko ari mu rwihisho, ariko byari ibintu biri guca uruca n'uruza hano kuri social media. Ubona ko yizihiwe nyine, yamushimishije cyane. Nyine ni ibintu wabonaga ko bari gukora nyine babishaka, nimba bagamije iki sumbaza. Gusa icyihishe inyuma y'izi video zose turi kugenda tubona, nk'uko twabyumvise kwa Emeline, ngo hari umutipe wari waramubonye ku Isimbi TV, aravuga ngo ashaka kumusapotinga akamuha amafaranga, kubera ko Emeline igihe cy'ishwanga cyangwa se igihe The Ben yakuruwaga agashwanga byateje impagarara, hazamo amagambo menshi, bisa nkaho Emeline yagiye kuri Isimbi asa nk'uwakomeretse, nk'uwagize igikomere. Noneho uwo mutipe yabaga mu Bufaransa, yashakaga ukumuha supporting, amufate nyine, twabyita kumufata mu mugongo, sinzi uko twabivuga, gusa yashakaga kugira ngo amuhe pole. Amaze kuvugana nawe, batangiye gukomunikana ibintu bimeze neza, biza kurangira Emeline bamwohereje amafaranga 1000, amadolari 1000, ntabwo ari amafaranga, amadolari 1000, ubwo ni hafi miliyoni 1,300,000 birenga. And then umukobwa batangira kujya baciringa, bivugwa ko Emeline yakomeje kujya baganira n'uwo mugabo, akajya amwohereza video yambaye ubusa, sometimes ari kwikinisha, nyine bishimishanya online, nk'uko twabyumvise Jihad yavuze ngo yakoraga cyangwa se ngacuruza online. Aha rero ni nako byaje kugendekera Umwiza Andy, atangira kujya acata n'aba diaspora, ko diaspora izo ziri guteza izi magarara zose kubera amafaranga bagenda bawoherereza, cyane ko aba diaspora bavuga ko muri bihugu byabo iyo uganiriye nawe cyangwa se ugize amahirwe kugira ngo uvugane nawe, akubwira ko hari hanze biba bigoye kuba yabona umukobwa yishimishaho cyangwa se aryamana nawe, kuko biba bihenze kuba wabona umukobwa mu gihamana hari hanze. Nugutereta bakakwanga, cyangwa se ugashora amafaranga bikagira inzira. Ushobora gusanga bimuhagarara nk'ibihumbi nka 3 cyangwa 4, mu gihe araza koherereza amadolari 200 umwana w'umukobwa i Kigali, akamwohereza izo video akifasha, nk'uko twabonye Emeline ari kwifasha. Aha rero Umwiza Andy nawe niko byaje kumugendekera, yaje gufata video, yatangiye kujyohereza video abasore bagiye batandukanye, nk'uko bivugwa ko yari afite uri muri Poland, akagira n'uri muri Belgique, akagira n'uri muri Canada, cyane avuga ko yari afite n'uwo muri New York. Niko biri kuvugwa, ntago nyine biremezwa 100% ko we nta kintu arivugira, abyo ni bamwe mu nshuti ze zibivuga. Uyu mukobwa rero yaje gushyirwa hanze nyuma y'uko yari amaze gushwanira n'umukobwa mugenzi we umudiaspora, kuko yigeze kumwohereza amafaranga abimuratiye. Uyu Mwiza Andy atangira kumutangamo pase, uwo mukobwa yamuhayemo pase, uwo mudiaspora abwiraga uwo mukobwa amwita Ange, yamubwiraga ko atamusimbuza undi muntu. Biza kurangira rero uwo mudiaspora atakivugana n'uwo Ange atangira kubigiramo ikibazo, yabaza Andy akamubwira ati wapi, nago nyivugana nawe. Nibwo yaje gufata telefone ye, aza gusanga uwo mukobwa cyangwa se uwo mudiaspora
avugana n'uyu andi, ahubwo amaze kumwohereza video nyinshi cyane. Noneho umudiyasipora we wo muri Canada ngo ntabwo yakundaga kubona uyu andi ari kwikinisha cyangwa se ari gukora icyo bita masturbation, ahubwo yakundaga ngo kumwishyura amafaranga uyu andi we agashaka abasore cyangwa se agashaka umugabo baryamana, ariko umugabo uraza kwemera ko amufata video, baraza kwifata video. Ntabwo yafataga amasura yabo, we bafataga video z'uko bari kubikora, ariko hagaragara umukobwa wenyine n'igitsina cye n'amabere ye nk'uko muri kubibona muri no video. Ubwo umukobwa rero nibwo baje gushwana, aba yashyira hanze video ziwe zose, ko hari video zigera nko mu 8 nimba atari 5 hafi aho ngaho. Video ya nyuma yaherukaga gukora ni video aryamanye n'umutipe ari kwinyaza bya hatari. Reka nkubwire, nimba wakomeje gukurikira iki kiganiro, kora subscribe, noneho nimba warakoze membership uraza kubona zino video neza 100% nkuko muri kubyibonera muri no video. Wenda ntago muri kuzibona neza kubera ikibazo cyuko YouTube itemera ko dushyira zino video, kereka abantu bakoresha Prime cyangwa se bakoresha membership, baba barakoze membership, we ushobora kuba wayimwohereza akayibona kuri YouTube. Yes, reka ngushimire cyane wakoze kubana natwe. Bye bye, ciao.